Sama kundi kumva niyo Deni. Yawe ngo n'abasore. Tujye buka kuri umwana w'umuyobozi. Ikibazo ni uba waje wigize ijamani wabyimbye. Cyakora ibyawe ntabwo nabi. Aho ukomeza ushyiremo imbaraga we na rige yazakugarukira. Imbaraga zo ziri muto, ngiye kuzishyiramo byatanje. Uke koroza. Gusa uzitwara ugakimana utazasiga ubuzima. Ntabwo uheza tu. Asubuni nk'iyi nshinzi warayipoye. Agatera sesemi gusa. Ichoni ya kanga isikumbura ndi kuko ujya kunci nyuma ndeba naso. Siko nagurushi ubyitinki. Ekana byabe. Ekana na bebe mfushi. Icyo buryo uza utazi niko byatanze. Sanaribona. Nese bondora kuri muri biro campus. Nese usanze wenda ngiye waba uri kumufata. Ibyo bintu nese agufasha utabishaka. Yabyishimiye bitazi. Fabio bikene. Amakuru. Ko cyane wanze. Tujye kwa muganga. Ntabwo uri grave nazakira. Urabona tugenda bagwa amazi yo gusubira muri class. Nta kibazo. Ariko akanshaka kwibariza Ndakaye. nyura mu kiganiro hose nyuze kumva ngo Pekrano Fabiola ubundi byane bimeze bite ubu Njye na Fabiola. Naturi inshuti bisa. Deni bite? Amakuru. Makuru ni meza. Amasomo biri kugenda. Ndagenda nawe. Sama kundi kumva niyo Deni. Yawe ngo n'abasore. Tujye buka kuri umwana w'umuyobozi. Ndabyo. None bimeze bite? Baba bamese. Seriya. Cyane kuzihangana ni ukuri. Reba ibazo umwana w'umukobwa nkawe kumva ngo nari materi. Yewe nari materi. Kweri umwana wa directeur. Ndabyo ntabwo mbizi. Baba bamese. Abona muri bisi warahindutse ndi umuntu mukuru mba mberewe. Bazo nuko nyine abareba. Nawe ujye ugerageza gutwara neza umwana w'umukobwa sibyo? Yego. Saba rero ubwo tuyasubira. Ugute se? Ngakina. Byagendaga ariko. Nani. Ese mwana kusigaye wiyumva cyane n'utuyobozi. Gute se? Uriyumva byadanje. Wo mu buryo n'umuhoro Cyangwa hari igihe wafite akuma karagushutse mu rubuto. kumaboko. Igihe waba waragateruye. N'abantu nyine tungewe icyo nari nshatse kuvuga byo. Kumva? Utari waza Fabiola tu. Twatwimeraniye neza nyine ureba nabi. Ahubwo nyine uza mu kigo ibintu byase bihinduka nabi. Abandi kuki ukunda kunshinza ko wewe ni Kandi nta muntu utabizi muri iki kigo. none se ubundi bwo byaba ari nabyo. Ubundi umwatsi ukunda. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Ikibazo ni uba waje wigize ijamani wabyimbye. Cyakora ibyawe ntabwo nabi. Aho ukomeza ushyiremo imbaraga we na rige yazakugarukira. Imbaraga zo ziri muto, ngiye kuzishyiramo byatanje. Uke koroza. Gusa uzitwara ugakimana utazasiga ubuzima. Ntabwo uheza tu. Sure. Uzi n'abakobwa. Aho mwana. Uragenda ukibyimbye ubusa ubona uri icyo wadake. Wese wowe uri umusore sha. Bro, abasore n'ihanga. Njye nta mbaraga mfite. Uzagenda ugakira ntazakuzimya sibyo? Kwihari. Ntukigirije wambwawe. Mva imbere ugenda. Gira vuba se. Cyangwa gute se? Ni sawa papa. Mani mumbwire biriya bintu hari n'abayivugisha bakundana na Fink yarangwa azamwirukana uriya ni ukuri mani. Ya bintu rero
igihe rero igihe mbona rero nkabona ari ukuri ariko umujyana cyangwa na suku wowe bibonetse mwana ahubwo se urabitekereza mwana ngiye mba numva amahane ari kumfira mwana irasanze yamuhore nibaza se uracyafite gahunda mwana mwana ngiye ntabwo nabura kugira gahunda mwana ari nini n'uwatanje ahubwo kuraho bro kuraho muno mwana yemera Aline byatanje ariko warasaze mba namubonye se mwana akigara kuko aba gatanaye kandi raporo nanyuze no mu tipa ari kuganira n'abakapo numva aravuze ngo ewa ngo yambuye muraze yakuguyemo gute tuzara Aline yikundiye cyane nene se mwana Aline ngo nyine ubona wamwiyunguza nyine bikavamo fresh mba mbona amahane nanjye tubiranye cyakikara kimuhenda mwana cyakigabane cyashimye kigenda gitendeka hano ku ruhande kiba kirimo kimuhenda mwana ngiye mba numva njye twakundana mwana bikaba bicamo kujye kabuye ko uramwana sinukuraho kumva nkureho sinukuraho noneho ejo nitwawe n'undi mukapo mushyashya mwana mangane dagisi wawe uri mbona uri kwishyira hejuru uriya mwana arahenze bro nawe uramubona undi mwamenyaniye nkureho se byadanye ntabwo mbyumva ngiye twebwe turaho kuri kumva weje umazi ureba umwana uburyo ameze mu bro uri kumva bitegereze noneho nurangiza ati ngiye kwataka bitewe n'ukuntu uri kubona akisi bro asekera cyane nagemo abantu bakuru asekera cyane cyasebye game ntago ari cyada bro okay birumvikana ntabwo cyasebya genge sibyo ariko nyine wenda kugira ngo muhuze n'ibyo bintu byagura no kugira ngo uhuze n'ibyo akantu udatekereza shumeze ute se cyari imeze neza iyo nsinzi simana yanjye ni ukuntu baba bafunze ntabwo biceka pe impamvu bari bakoze ibishaka kugira ngo twemeze kugira ngo nize kuza kuko byose nazibona yego rata ndabona zikomeza ukuntu bita binjyo wariye wariye kumva inzara niba byageze isa n'ararya wanyweye amata wafatishije iki harya nasangiye nawe ahari nashonje nanone shara nkumbuye yegusha suragera nkukumbura nkumburene ubwo nanjye nari ngiye kuhita mfatira aho ngaho reka nawe ngiye kuhita mfatira aho ngaho n'undi muntu waho wese andi makuru se andi makuru nta kigenda harabura iki harabura iki yego ku mwanya wanjye isubu umwitanda oya ntabwo ndi muri mudu uvuga nyine uranunguca cyangwa n'uwanjye si uwanjye si uwawe mbese ngakora nyine oya uretse tumeze neza umuco y'amasomo yanjye nkajya umenya ko ndi umuyobozi mbaruta muri iyi minsi ndi no kumva ku bintu by'abakobwa cyane sinzi ikibazo ufite ni ukuri pe ko wenda se ndi kuba wenda ndi mu bijyanye n'ibiki wenda nyine ngo usigaye wegeka abana b'abandi mu kugikuta ni kurusha bimwe byagukuye iwanyu mbwira ushaka ko tutuma ababyeyi se urambwira kugira ukuntu babifata wenda n'ibyo wenda naba natazi wenda bisanzwe ntabwo ibintu by'abakobwa mbizi nyine cyane kereka nko kuba ari inshuti yanjye ugerageze witware neza rero bigatera bitakugeraho sibyo igihugu ubusanzwe ariko byari
ese babansangamo aho yashabana turabazi muri se mwemeze kingaho se ujya muri etide sibyo tumeze gusa kumva ubona ibintu byose wabirakaye wajya ugerageza ugasekamo ese bani ubona narakaye simbona warakaye nyine utuje uri bode ntazi nyine wapita njye nyine uko nimereye urebye yego ugerageza nyine umwenyuremo n'iki n'iki nka gute se uko nyine wapita ase kuba wanyanze nyine mwani uba wumva nakwishima gute waje